Bahaye ikaze nanone mwaramutse, mwongeye kubaha ikaze kuri uyu muyoboro wacu nk'uko mubimenyereye. Nitwa Maître Nshimiyimana Fortunatus kuri umuyoboro witwa Oasis Official Rwanda. Menyere ko tubagezaho ibijyanye n'amategeko cyane cyane ayo dukenera mu buzima bwa buri munsi. Muri ayo mategeko tukatubanyamo ingingo zikora ku buzima bwa buri munsi, tukaziganiraho kugira ngo zidufashe, kuko amategeko yose ntabwo ariko twayamenya yose, ariko hari ingingo z'ingenzi tuba tugomba kumenya mu mategeko. Bashimire rero ko mwakomeje kugaragaza ko mukunda ibiganiro tubagezaho, natwe nk'uko twabyiyemeje nicyo kiba kituzanye kugira ngo tubagezeho ibyo twabemereye, kandi bizakomeza kuko mugaragaza ko mwabikunze. Uyu munsi rero ndifuza ko cyane abategura ikiganiro ku itegeko rishya cyane rimaze iminsi mike risohotse. Ni itegeko rikora ku buzima bw'abantu. Rimwe na rimwe ibintu twiberamo twumva ko nta mategeko abigenga, tukumva ko umuntu abitwara uko ashaka, ariko ubu hari amategeko aba agenga ibintu byose. Turavuga rero kuri serivisi zijyanye n'ubuvuzi. Itegeko rishya rijyanye na serivisi z'ubuvuzi ryasohotse muri iyi minsi mike ishize. Ni itegeko nomero 26/2025 ryasohotse ku itariki 17 z'ukwezi kwa 9 2025. Murumva ko ari rishya cyane, ribabikiye rero byinshi, ritubikiye byinshi tugomba kuba tuzi. Serivisi z'ubuvuzi, nta muntu utakenera serivisi z'ubuvuzi uko byamera kose. Niyo utarwaye ujya muri check up ukajya kureba uko ubuzima bwawe buhagaze. Hari n'izindi zidasaba ko urwaye zateganyijwe muri iri tegeko. Nkaba mbararekera rero gukurikira ikiganiro tugiye kugirana kuri iri tegeko, ndetse no kuzagira n'ibindi bibazo bijyanye naryo muzagenda mubaza, kuko ni itegeko ritari rito cyane, ariko rifite ingingo zimwe na zimwe umuntu akwiye kuba azi muri iyi minsi rigisohoka, kugira ngo zitangire ziturengere, hato tutazavuga ngo ntabwo twari turizi. Reka tuvuge ko iri tegeko ryashyiriweho abantu ari abatanga serivisi z'ubuvuzi ndetse n'abazisaba. Bose ndabavugaho kuko iri tegeko ryabagarutseho. Muri izo serivisi harimo izijyanye n'izitangwa kwa muganga, ariko mu gihe habayeho urupfu, nabyite gutyo, cyangwa reka duhere ku ivuka ry'umwana. Burya muzi ko umwana uvutse hari ibigomba kumukorerwa kugira ngo bimurinde kuba yakitiranwa n'abandi bana. Bijya mwumva ko kwa muganga hari igihe haba ibikorwa bibi byo kwiba abana cyangwa kubagurana, kuko abana bavuka basa. Byajyaga bibaho, sinzi niba bikibaho, ariko niyo mpamvu bose itegeko ribigenga. Umwana ukivuka kwa muganga ahabwa ikirango ako kanya kivuka, gihabwa umwana kugira ngo kimutandukanye n'abandi bana. Icyo gihe umwana bamukoreye ubwirinzi. Ibyo rero nk'umubyeyi wagize amahirwe yo kubyarira kwa muganga, kuko muri iki gihe abantu mu buryo rusange abantu babyarira kwa muganga kuko warabonye umwanya wo kwitegura. Igihe umwana wavutse ujya ukurikirana ko yahawe ikimenyetso kimutandukanye n'abandi bana. Icyo kimenyetso gishyirwaho amazina y'umubyeyi wamubyaye n'itariki yavukiyeho n'isaha yavukiyeho. Mugomba kujya mubikurikirana kuko n'uburenganzira biri mu itegeko. Dutarukiye ku yindi ngingo nayo isa nkaho ari nini, ndetse abantu bakunda kugiriramo n'ibibazo kubera ibihe baba barimo. Igihe habayeho urupfu rubereye kwa muganga, umuntu agapfira kwa muganga, burya wa muntu witabye Imana hari ibintu byinshi agomba gukorerwa kugeza ashyinguwe. Muri iryo tegeko muzabisanga guhera ku ngingo ya 12 y'iryo tegeko kugeza ku ngingo ya 17. Bavugamo uko urupfu rwemezwa, uko babaza bakora raporo icyateye urupfu, kuzageza wa muntu ajyanwa mu buruhukiro, nabyo bifite amategeko abigenga nuko bikurikiranwa, kuzageza ashyinguwe. Byose muri iri tegeko byarateganijwe. Niyo mpamvu bararikira kuzasoma iri tegeko ku bijyanye n'urupfu rwabereye kwa muganga, kwemeza urupfu,
kwemeza abemerewe gutwara uwapfuye, byose biri mu iri tegeko guhera ku ngingo ya 12 kugera ku ngingo ya 17 y'iri tegeko. Abenshi rero hari igihe batamenya uburenganzira bwabo ku muntu wabo witabye Imana cyangwa se uko afatwa, kuko abagifite icyubahiro uko byamera kose. Umuntu witabye Imana afite umuryango, afite abavandimwe, agomba gukomeza gukurikiranwa mu cyubahiro, kandi hagakorwa raporo yemeza neza icyateye urupfu, ndetse n'aba nyiri umuntu iyo raporo barayemerewe kuyihabwa, bemerewe guhabwa kopi. Nta gutaha wibaza ngo ese ngo harya ngo umuntu ngo yazize iki, ngo ntitwabimenye nyine, ngo nta kundi. Ufite uburenganzira bwo kubibaza, bakaguha raporo yemeza icyateye urupfu rw'umuntu. Yewe iyo raporo iba inagaragaza ubuvuzi bwose yakorewe, ubufasha bwose yahawe, kugira ngo umuntu agerageze gutabara amagara ye, nubwo bishobora kurangira wenda byanze, ariko itegeko riteganya uko bigenda. Ubwo burenganzira ntimuzabwibuze, mujye mwibuka kubaza. Niba mufite ugize ibyago byo kubura umuntu wawe ari kwa muganga, ufite uburenganzira bwo kubaza ibijyanye nawe byose, ibyabanje ndetse n'ibizakurikiraho byose bigakorwa neza. Yewe hari n'abitaba Imana badafite ba nyirabo. Mujye mwumva ngo umuntu witabye Imana ariko udafite bene we, nabyo bifite amategeko abigenga kugira ngo wa muntu azashyingurwe n'ibitaro, kuko bigera igihe agashyingurwa n'ibitaro. Ariko hari ibibanza kumenyesha urwego rw'ubugenzacyaha, gutanga amatangazo mu binyamakuru no ku maradiyo, bigira igihe bimara. Nabyo biri mu itegeko, ku buryo umuntu ashobora kuba adafite bene we uyu munsi, ariko hakorwa ibyo ngibyo, hatangwa amatangazo, byajya mu bugenzacyaha, wa muntu akabona bene we. Ariko bidakozwe nyine urumva ko biba binyuranyije n'itegeko. Niyo mpamvu ibyo nabyo biba byarateganijwe mu iri tegeko kugira ngo bitazagira uwo bibuza uburenganzira bwe. Mu iri tegeko kandi harimo ibijyanye, ingingo ivuga ku bijyanye n'imyororokere. Imyororokere ni ukuvuga ibijyanye imyororokere ku bantu, niko bivugwa, nako itegeko rivuga. Ni ingingo ihera kuri 21 kugera kuri 31. Havugamo rero ibijyanye n'intanga, kubika intanga, kuzikoresha, gutwitira undi, kubera ko ubu ngubu ikoranabuhanga ririho, nuko umuntu yemerewe kuba yatwitira undi mu gihe byamaze kugaragara ko ubisaba cyangwa ababisaba ku buryo bwa burundu ubuvuzi bwagaragaje ko badashobora kubyara. Ibyo nabyo byarateganyijwe mu iri tegeko, ku buryo nta muntu wavuga ko yagize ikimubangamira cyangwa kimubuza, kandi itegeko ryarabiteganije. Harimo rero abatazi ko n'ibyo bintu bihari, ariko ndagira mbibutse ko nyine byose biri mu iri tegeko bijyanye n'uko bikorwa. Harimo n'uko rwose ushobora gutanga intanga zawe zikabikwa, zikazakoreshwa ku burenganzira watanze. Byose biteganywa mu iri tegeko. Harimo n'uko n'uburenganzira bw'usabirwa gutwitirwa, ndetse n'ibibujijwe. Ni ibintu byinshi cyane rero ku buryo tutabivuga byose muri mwanya w'ikiganiro, ariko ni ukubaha amakuru kugira ngo muhagurukire hafi, mukurikirane ibyo ngibyo bijyanye na serivisi z'imyororokere biteganywa mu iri tegeko nababwiye, guhera ku ngingo ya 21 kugera ku ngingo ya 31. Hari kandi ibijyanye n'imyitwarire y'utanga serivisi z'ubuvuzi. Tujya kwa muganga cyangwa se gusaba izo serivisi, ugasanga hari abantu badafite indangagaciro nziza kwa muganga, abatanga izo serivisi, abaganga. Ugasanga umuntu arakubwira nabi kandi urwaye, ukarushaho kuremba. Mu iri tegeko rero bateganije uburyo umuganga cyangwa utanga serivisi y'ubuvuzi akwiye kuba yitwara imbere y'uwayiha. Ni uburenganzira bwawe rero kumenya uko ugomba gufatwa, kumenya uko uguha serivisi agomba kuba yifashe, kuko nubwo ariko nanone ufite uburenganzira, nawe ufite inshingano. Usaba serivisi afite uburenganzira bwo guhabwa serivisi nziza mu cyubahiro agomba, nk'uko biteganywa mu iri tegeko. Ariko afite n'inshingano nazo zikubiye mu iri tegeko. Inshingano ziva ku ngingo ya 52 kugera kuri 66,
inshingano z'usaba serivisi z'ubuvuzi n'uburenganzira bwe. Hari kandi n'ukora umurimo wo kuvura nawe afite uburenganzira. Afite uburenganzira, ntabwo wagira ngo uhutaze umuntu ukuvura cyangwa se ngo ahutazwe n'abakorera ibigo akorera. Nawe afite uburenganzira bwateganijwe n'iri tegeko. Abatanga serivisi zo kuvura nabo bakanguriye kwihutira gusoma iri tegeko, kuko hari aho ribarengera, hari aho ribakebura. Ejo hatazagira witwaza ngo ntabwo nari mbizi, ngo burya sinenze ko ari icyaha. Ariko burya amategeko nyine kumenya ku gihe nicyo cyiza. Abatanga serivisi z'ubuvuzi murasabwa kwitwara neza mukurikije uko iri tegeko ribiteganya. Niba hari n'ibyo mwakoraga mukabikora muzi ko nta kibazo kirimo, mubyitondere, ahubwo mumaze musome iri tegeko kugira ngo ejo mutazagira uwo muhohotera mutari mubizi kubera ko ari byabaye umuco wenda runaka. Ukaba uzi ko niba kubwira umurwayi nabi ntacyo bitwaye, oya, iri tegeko ntiribikwemerera. Ukaba uzi ko gukora akazi igihe ushakiye ari ibintu bisanzwe, ushobora gusiga umurwayi arembeye aho ngaho ukigendera. Ntabwo ari ibintu byemewe muri iri tegeko, birimo ko bibujijwe. Muzagenda mubona ingingo uko zibisobanura. Hari kandi ubwishingizi. Utanga serivisi z'ubuvuzi agomba kuba afite ubwishingizi ku mirimo akora. Akenshi n'ubwishingizi rero ufata bw'imirimo kugira nyine buzafashe niba hari ibyangijwe n'imirimo yawe, bizashobora kugufasha nabyita ko ari gusubiza cyangwa se kwishyura ikiguzi cy'ibyo wangije bivuye kuri serivisi watanze. Nabyo muzasanga ko biteganijwe muri iri tegeko, nubwo utanga serivisi z'ubuvuzi abifatanye n'umukoresha we cyangwa ikigo kimukoresha. Urumva ko ni ngombwa kumenya ko ukeneye kuba ufite ubwishingizi bw'imirimo yawe, kugira ngo ejo nugira ibyo wangiza utabishaka cyangwa se ubishaka ariko hazaboneke ubwishingizi kugira ngo uzashobore kuriha ibyo wangije. Hari kandi abantu dukunda kumva amakosa cyane n'ibihano. Tubikunda kubi iyo bavuze ngo amakosa n'ibihano birahari rwose. Iri tegeko ryarabiteganije kuva ku ngingo ya 82 gukomeza. Hagaragaramo amakosa ashobora guhanirwa, nyine amakosa ashobora gukorwa n'utanga serivisi z'ubuvuzi. Ibyo byose birateganijwe muri iri tegeko. Ariyo mpamvu nkangurira abantu bose kuzakurikirana cyane iri tegeko, kuko ribafasha, ribarinda guhutazwa n'abatanga serivisi z'ubuvuzi. Ari rimwe twavuze hejuru ko umuntu ashobora kumenyera ko kuvuga nabi ntacyo bitwaye, aribwo buryo bwiza bwo gukora akazi, kugira ngo abantu wenda batinye cyangwa bubahe. Oya, kuvuga neza cyangwa se kuvuga nabi cyangwa gukora ibindi bikorwa bihungabanya usaba serivisi birahanirwa muri iri tegeko. Nk'ingingo ya 84 wenda nyisomye ivuga ko gukoresha imvugo itesha agaciro, gutuka, gusuzugura, gukoresha serivisi z'ubuvuzi, kudatanga amakuru cyangwa gutanga amakuru atariyo, kugandisha undi cyangwa kwiha ububasha, ayo ni amakosa ashobora gukorwa muri serivisi z'ubuvuzi. Kubwira mugenzi wawe w'umuganga ngo ubu nsigariyeho kandi atari inshingano ze, wowe ukigendera, icyabera aho ngaho kizabikosa kandi kizakurikirana nyiracyo. Bavandimwe inshuti rero mutanga serivisi z'ubuvuzi, mwongere mwikebuke, murebe iri tegeko ejo ritazagira uwo rigonga, kuko iyo ryamaze gusohoka abantu batangira kurimenya. Ubu twatangiye no kurivugaho, abantu bazatangira gukurikirana uburenganzira bwabo, bavuge bati nagiye kwa muganga, nahuye na muganga, yankoreye ibi n'ibi, yambwiye nabi, yageze gute. Nibisanga rero ko biteganijwe muri iri tegeko bizakugonga. Ntacyo bitwaye kwitwara neza mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, nubwo ari serivisi zikora ku mitima cyane. Akenshi umuntu ashobora kuba ananiwe cyangwa afite ibindi bibazo bye bisanzwe, ariko icyiza ni uko birekera hanze y'akazi, ukikorera akazi, wakumva urushye nyine ukaruhuka. Nubwo udashobora gusiga umurwayi, umuntu uko unaniwe ushobora gusaba ubwunganizi. Byose byarateganyijwe muri iri tegeko.
Nshuti bavandimwe rero mudukurikira, akaba ari ibintu nabateguriye, nkaba nzagenda mbirambura uko iminsi izagenda iza, kuko nk'uko nabibabwiye amategeko ntabwo ushobora kuyasomera mu kiganiro ngo uyarangirizemo yose, ariko nibura mba nkomoje ku myumvire y'iri tegeko kugira ngo udukurikira yihutire kureba icyo iryo tegeko riteganya, bitabujije ko dushobora gufatamo ingingo nkeya tukazagenda tuzibagezaho ku buryo bwimbitse, kuko bisaba umwanya uhagije, bisaba ko n'abadukurikira bafite umwanya uhagije, kandi twahisemo kujya tubagezaho ibiganiro bigufi kugira ngo niba ucyumvise kikubwire icyo ugomba gukora gikurikiyeho. Ariyo mpamvu tutajya mu buryo burambuye ingingo ku yindi. Icyakora abashaka iri tegeko ushobora kurishakira ku rubuga rushyirwaho amategeko mu Rwanda. Ushobora no kujya ku rubuga rwa Minisiteri y'Ubutabera, wabisangaho aho bashyira amategeko mashya aba yasohotse cyangwa se amateka, cyangwa ushobora no kujya mu ikoranabuhanga ukarishakisha mu buryo bwa Google, nabwo waribona yuzi nimero yaryo nayibabwiye. Ni itegeko nomero 26 akarongo 2025 ryo kuwa 17 z'ukwa 9 2025 rigenga cyangwa rigenga serivisi z'ubuvuzi. Urumva ko rero nta hantu utaribona, natwe kandi ushobora kuduhamagara muri nimero usanga kuri uyu murongo cyangwa kuri uyu muyoboro, tukagusobanurira cyangwa tukagufasha no kuriguha, ariko ntushobora kuribura uramutse urishaka. Tuzajya tunayashyira, tuzategura uburyo tuzajya turishyira aho mushobora kuribona. Babwira ko rero tuzakomeza kubashakira n'andi mategeko agenda asohoka, ni menshi cyane. Buri gihe hasohoka amategeko, hasohoka amateka, kandi tuba dukeneye kuyamenya kugira ngo adufashe mu buzima bwa buri munsi. Ndabashimiye cyane rero ku kiganiro cy'uyu munsi, mbararikira kuzakurikira ibiganiro bikurikiyeho. Murakoze cyane, naho ubutaha.